njyewe ntago byashoboka ko nabana nawe ufite umwana kandi njye ndi umusore, ntago byakunda. Igihe cyarageze kimajije kugera, mama abona ibyo bintu nyine bitazakunda. Buriya wasanga nk'umubyeyi yarajanishije ntago mbizi, anshyira mama we wamubyaraga, tubana mu buzima bugoye, ariko nza kwicara nigira inama, ndavuga nti ubuzima bwose wabamo bugoye butari bwiza ntago bwakubuza gusenga ngo ubane n'Imana. Imana ishimwe. Igihe cyarageze, uwo mukecuru nawe yaza gupfa, ubuzima bukomeza gusharira. Uyu munsi nkaba ndi kwa kaka, ejo nkaba ndi kwa mama, ejo bikaba byazambye, ejo bundi bikaba byazambye. Ariko muri byo byose dushimiye Imana ijya ibana natwe, ikatugira abo turi babo ngaba, aho ibayigejeje tubaye tuyishimiye. Imana igenda ibana natwe igakora. Hari indirimbo ijya ivuga ngo aho tugeze, aho turi kugeza ubu ngubu, si uruhare rw'imiryango, si uruhare rw'amashuri, si uruhare rw'ababyeyi, aho tugeze kugeza ubu ngubu tubikesha Imana. Haleluya. Mubo yaremeye ndi uwa mbere. Dushimiye Imana Data wa twese igihindura ubuzima, dushimiye Imana Data wa twese igitwimana, dushimiye Imana Data wa twese ijya itureba, ikatureba, ikaduhindurira izina. Nyamara abantu tubana nabo cyangwa abo dukorana muri sosiyete runaka, mu bantu mwirirwana, bazi yuko utari uwo kugirirwa neza n'Imana, ariko dushimiye Imana igihindura amateka. Kandi ni ukuri, uzi ko abantu bavuga ibya mbere ari nabo bahindukira bakavuga n'ibya kabiri. Dushimiye Imana. Ubwo buzima bwose nabubayemo, mbaho ndi imfubyi kandi mama hari na papa hari. Najya njya kwa mama namubwira nti nyamuneka nyine ikintu n'iki ndashaka ikintu cyakambwira ati bakurikiye Icyumba TV, ngira nti Rutagwa Bisiminega rwa Mugabo Nyirigira umwami w'amahoro, nkunda kwirahira abasangiza itetuye muhanga mu byo yahanze, wahanze byinshi bihambaye, ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi ayiwe nta uhanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Uwo mwami aragahora ku ngoma. Imbere yacu dufite umutumirwa, reka ariko tukwakire. Murakoze cyane. Ndabashuhuje abantu bo ku Cyumba TV. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina nitwa Uwamahoro Adelphine. Imana ishimwe cyane. Rero twakiriye Uwamahoro Adelphine, akaba ari umugabo cyangwa umusaza ushima Imana, nibyo cyangwa ndakubeshye? Ndi umukobwa. Uri umukobwa ushima. Yes. Imana ishimwe. Rero hano rero twakira abakozi b'Imana batandukanye, twakira abahanzi, abavugabutumwa, abafite ubuhamya. Ese mwebwe tubakiriye mu yihe mpano? Ubwo ndagira ngo mudusuze ariko mukoresheje iyo mpano yanyu nyine. Murakoze cyane. Dushimiye Imana itwemereye kuba turi aha ngaha, kandi dushimiye Imana yaturarikiye kubana namwe abantu bo mu Cyumba TV. Turabashuje cyane. Ngiye byose ndabikora, ndi umuvugabutumwa, ntanga n'ubuhamya byose. None se ko hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite impano yo kuvuga ubutumwa, akaba afite impano yo kuririmba, ariko byose akabikora atari uko akijijwe, ahubwo akabikora nyine kuko nese tujya tubona abantu baririmba se indirimbo za sekira mu kanya kanakubita aka gospel. Ese mwebwe mubikora mukijijwe cyangwa namwe mubikora kuko ariyo mpano mufite? Buriya uko biri kose, hari umuririmbyi waririmbye ari bavuga ngo twarabatuwe rwose mu maraso ya Yesu. Aravuga ngo twigishwe ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Arakomeza avuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Avuga ngo dukomeze dushyire imbere, twihanganire byose. Ego. Ubwo nawe warabatuwe? Narabatuwe mu maraso ya Yesu, mu izina rya Yesu. None se ko hari igihe umuntu avuka agasanga se ni pasiteri na nyina ni diyakoni, wenda nawe agahita yakira agakiza agiye muri Ecole de Dimanche, namwe niko byagenze cyangwa mwebwe hari izindi nzira byanyuzemo? Urabona njyewe menya ubwenge, nasanze mama adakijijwe na papa adakijijwe, cyane ko menya ubwenge nasanze papa atabana na mama. Ego. Ubwo we agakiza wagakomoye kuri nde? Agakiza rero uko biri kose, hari igihe umuntu yisanga mu buzima akavuga ati ntakijijwe,
cyangwa se ntegereye inzira zo gusenga ngo nyoboke inzira y'amasengesho, uko biri kose nta bundi buzima, ni ukuvuga nyine gukizwa njye nabonye ari bwo buzima nabasha kubaho kandi nkabubamo neza, nkabubamo numva nta kibazo mfite kuruta ubwo nari ndimo. Murakoze cyane. Mbo rero wenda ntago ndaza kuba umuhanga mu kukubaza nabi, kuko ashobora kukubaza utubazo twese ugasanga abantu nta nubwo bagusobanukiwe neza. Ego. Dusipoze ko hano ni mu Cyumba TV tukwakiriye mu iteraniro rigari cyane ry'abantu barenga 100, ubwo nyine uri imbere y'iteraniro barakwakiriye, ugiye kubibwira uwo uri we, ubasangiza ubuhamya bwawe, reka tuguhe ikaze. Ego. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabashuhuje mwebwe mukurikira Icyumba TV. Nk'uko natangiye mbibwira, nitwa Mora Delphine, ndi umukobwa, ego, ariko witegura no kuba umugore. Okay, courage. Murakoze cyane. Hanyuma muri ibyo byose dushimiye Imana yatwemereye kuba turi ahangaha, dushimiye Imana yatwemereye kuza ku Cyumba TV. Buriya hari igihe umuntu aba afite ubuhamya kavuga ati ibi bintu mbisangije abantu bo mu Cyumba TV nkabiganiriza ku bantu b'Imana, cyane ko harimo n'abo tuziranye, barushaho gukomera, bagakomerera mu byizerwa, bakamenya ko hari ahantu Imana yakura umuntu, hakaba hari naho yamushyitsa. Yego. Ego. Hanyuma njyewe mba niga kumenya ubwenge cyangwa se menya ubwenge, nasanze mama atabana na papa. Nisanga mu buzima bwo kutabana n'ababyeyi, ariko nyine ndasenga, nkajya nsenga Imana, nkabwira Imana uzabane nanjye muri buno buzima, Mana uzandengere, Mana uzanshyigikire, bitewe n'uko nabonaga bitagoye. Igihe rero mama amaze gutandukana na papa, ni ukuvuga mama yahise ashaka undi mugabo, amaze gushaka undi mugabo, umugabo we aranyanga, abwira mama ati njyewe ntabwo byashoboka ko nabana nawe ufite umwana kandi njye ndi umusore, ntabwo byakunda. Igihe cyarageze kimajije kugera, mama abona ibyo bintu nyine bitazakunda. Buriya wasanga nk'umubyeyi yarajanishije, ntabwo mbizi, anshyira mama we wamubyaraga, tubana mu buzima bugoye, ariko nza kwicara nigira inama, ndavuga nti ubuzima bwose wabamo bugoye butari bwiza ntabwo bwakubuza gusenga ngo ubane n'Imana. Imana ishimwe. Igihe cyarageze, uwo mukecuru nawe yaza gupfa, ubuzima bukomeza gusharira. Uyu munsi nkaba ndi kwa kaka, ejo nkaba ndi kwa mama, ejo bikaba byazambye, ejo bundi bikaba byazambye, ariko muri ibyo byose dushimiye Imana ijya ibana natwe, ikatugira abo turi babo ngaba, aho ibayigejeje tubaye tuyishimiye. Imana igenda ibana natwe igakora. Hari indirimbo ijya ivuga ngo aho tugeze, aho turi kugeza ubu ngubu, si uruhare rw'imiryango, si uruhare rw'amashuri, si uruhare rw'ababyeyi, aho tugeze kugeza ubu ngubu tubikesha Imana. Haleluya. Mubo yaremeye ndi uwa mbere. Dushimiye Imana Data wa twese igihindura ubuzima, dushimiye Imana Data wa twese igitwimana, dushimiye Imana Data wa twese ijya itureba, ikatureba, ikaduhindurira izina. Nyamara abantu tubana nabo cyangwa abo dukorana muri sosiyete runaka, mu bantu mwirirwana, bazi yuko utari uwo kugirirwa neza n'Imana, ariko dushimiye Imana igihindura amateka. Kandi ni ukuri, uzi ko abantu bavuga ibya mbere ari nabo bahindukira bakavuga n'ibya kabiri. Dushimiye Imana. Ubwo buzima bwose nabubayemo, mbaho ndi imfubyi, kandi mama hari na papa hari. Najya njya kwa mama namubwira nti nyamuneka nyine ikintu n'iki, ndashaka iki n'iki, akambwira ati jya kukibaza papa wawe. Nagera kwa papa ati genda ukibaze mama wawe. Kaka sinari bumubaze byinshi kuko nawe nta bushobozi yari afite bwo kubima. Ariko muri ubwo buzima bwose nkajya nkomeza no gusenga mbi imbere y'Imana, kajya mbwira ati mwana wanjye nzakugirira neza, nzaguha umugisha, nzabana nawe. Nukuri
mw'abantu mukurikiye Icyumba TV, Imana ni umubyeyi, Imana ni data wa twese, Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba no mu ijoro ry'icuraburindi. Imana iraboneka. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo naho inzira itagaragara habaye mu kabwibwi, aravuga ngo Yesu aba ari kumwe nawe. Nubwo wareba ukabona inzira ntazo, nubwo wareba ukabona anko nawe uhari, ukabona mujomba nawe uhari, ukabona mama nawe uhari, ukabona nyukwanyu nawe uhari, Yesu aba ari kumwe nawe. Kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana ibiri kumwe namwe, ibiri kumwe natwe twese, izi mfubyi, iz'abapfakazi, iz'abatagira kirengera bose, Imana irabazi. Twese tuvuge ngo amen. Amen, amen. Dushimiye Imana data wa twese itareba nk'uko abantu bareba. Nabaye muri ubwo buzima hari abantu bajyaga bavuga bagatekereza ko ati mahoro bitewe n'ubuzima bayemo, mahoro ibintu byinshi, mahoro ntibizagenda gutya, mahoro ntibizagenda gute na gute. Ariko dushimiye Imana data wa twese, we uzi ko nambaye impeta ya fiyansa. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana ijya yica umwaku, dushimiye Imana yabanye natwe ikaturinda muri ubwo buzima bwose. Hari abantu bari bazi ngo ubwo bimeze gutyo, reka nkubwire, hari abantu bajya badutega iminsi bakavuga ngo ubwo runaka, nuzi ko hari abantu batureba bakabona ibyiza atari twebwe bikwiriye, bakakureba bakavuga ati iki kiza ntabwo gikwiriye, ntiwakora ubukwe, ntiwashaka, ntiwakubaka urugo, ntiwagira iki. Ariko Imana yareba ikakubona ku rutonde rw'abantu Imana izagirira neza. Uzi yuko hari igihe Imana ijya ikureba ikakureba abantu bakuvuga amagambo, ikakureba bagutuka, ikakureba bagusiririza, ikakureba bakuvuga ibyo bashaka, ariko Imana yo yakureba ikabona uri ku rutonde rw'abantu Imana izagirira neza. Haleluya. Dushimiye Imana data wa twese ijya ituvuganira, ikatuvuganira n'ahantu twe tutari, ikatuvuganira aho ababyeyi batari, ikatuvuganira aho imiryango itari, ikatuvuganira aho inshuti zitari, ikatuvuganira aho ba masenge batari, cyane yuko bo batanatuvuganira. Umugore umwe avinda imwe na mama yigeze yasinda, sinzi bari bamuzaniye umutobe mu cyaro. Nyine hari ukuntu iyo umukobwa ngo yishingiye bazana ngo niba ari inzoga ngo igeze umukobwa iwabo. Rero yarayinyweye, amajije kuyinywa ahagarara munsi y'urugo abwira mama, aramubwira tumva nkubwire runa, uzarinda upfa utabonye igiseke. Noneho icyo gihe mama bimbwira nagiye gusenga, arambwira ati dore runaka yambwiye ngo nzarinda mpfa ntabonye igiseke. Ndababara, reka nkubwire, ndababara, ndagenda nicara, reka mbwira abantu bari mu Cyumba TV, iyi Mana irumva. Yego. Uzi ko iyi Mana yumva? Irumva. Uzi yuko Imana ngo yitegereje amarira ya Hana arira bitewe na Penina wari umuri inyuma amuhangayikishije, arira amarira menshi. Noneho ngo umutambyi Eli ngamubonye ambwa ngo ariko ngo uzahera he kugira isindwe ryawe, uzajya ugira isindwe urizane no mu nzu y'Imana. Noneho ngo Hana ngarangije namubwira ngo ntago umuja wawe ntago nasinze, ahubwo mpangayikishijwe, mfite ikigeragezo kindiza. Noneho aramubwira ngo umuja wawe nshaka umwana, maze iminsi mpangayitse, Penina maze iminsi nyina ku mubyimba yuko natabyaye, ndashaka umwana. Noneho ngo Eli ngaramureba aramubwira ngo genda, ngo Imana iguhe icyo umutima wawe wifuza. Uzi yuko niba Imana yaritegereje Hana ikamureba ari kurira atavuze, uzi ko Imana igireba ikaturebera mu mitekerereze yacu, ikatureba tutanavuze, igahita imenya icyo dushaka. Reka mbabwire, iyi Mana irareba naho utavuga, naho utagira ibiki, naho utatobora ngo ubwire abantu, iyi Mana irareba kandi irakora. Aleluya. Dushimiye Imana data wa twese. Ndagije njya gusenga, mbwira Imana, ndayibwirana Imana, ndabizi uri Imana, kuba uri Imana ko ntabwo mbishidikanyaho. Uri Imana, ndakuzi, twaragendanye, wagendanye nanjye, ntago ari rimwe, nta nubwo ari kabiri, njyewe nkubona nzi neza ko witwa Imana. Ndangije mbwira Imana, ndayibwirana Imana, mu migambi yawe nzi ko imigambi mfiteho, umugambi mfiteho njyewe
ni munini ni muremure ibyo wibwira kungirira ni byiza ntago ari bibi ndaje ndabibwira ni ubu ngubu bitewe nuko uyu mugore ansuzuguye akavuga amagambo angana gutya uzambabarira unkorera ubukwe kandi uzabunkorera uyu mugore agihari anareba mama mwambike urugori muhe n'igiseke agihari. Haleluya. Dushimiye Imana data wa twese ni ukuri kw'Imana. Iyi Mana ni Imana y'inyangamugayo haba mu byivuga no mu byikora. Imana ni yera irakiranuka ni umubyeyi ni umutabazi ni rubasha ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uzi ko nasanze ari Imana y'abazungu n'abirabura, nasanze ari Imana y'abagufi n'abarebare, nasanze ari Imana y'abantu birabura, ikaba n'Imana y'inzobe. Haleluya. Dushimiye Imana data wa twese igibana natwe mu buzima bugoye. Nukuri hari abantu baturebaga bakavuga ati kuko wakwisiga utuvuta tukagufata. Nukuri kambabwira uzi yuko Imana yagize neza kwisiga amavuta akadufata. Biragaragara rwose. Dushimiye Imana data wa twese ni inyangamugayo. Imana tuyihaye icyubahiro, ni inyangamugayo mu bintu ivuga, ni inyangamugayo mu byikora. Umva yaba ari ibyo yavuze mu kanwa k'abahanuzi, yaba ari ibyo yakubwiye uryamye mu nzozi, yaba ari ibyo yakubwiye ukoresheje umuhanuzi runaka, niba ariyo yabivuze no kubikora izabikora. Haleluya. Igihe kimwe mbwira mama ndaje namubwira rero umubyeyi mfite ubukwe kandi ubwo mfite ubukwe ndashaka mu kigikire nk'umuryango, nimumara kunshyigikira nk'umuryango turebe yuko tuzahicisha hano mu rubuga tudasebye. Akugirira umugabo warangije aramubwira tumva twumvikane runa mahoro sinamubyaye se umwana wanjye uzihangana ugende umushyire se aba ari umukorera ubukwe. Ngeze kuri papa nawe arambwira ati umva nkubwire ubwo bukwe ntabwo nzataha n'ikimenyimenyi n'ingofero uzareba umuntu yambika. Nukuri umuntu narice ndatekereza ndavuga nari ku Mana nzi yuko mu bintu ugira n'ababyeyi. Birashoboka ko umbyara mu nda cyangwa se data yanyihakana, ariko wowe hari umunsi umwe nigeze musenga urambwira ngo uri papa, umbwira yuko uri mama. Nicara ndaje ndabwira numva twumvikane ubu bukwe uzabubonekemo ni wowe mbanje imbere, ni wowe ntumyeyo, uzagende uko uzabigenza sinkuzi. Icy'ingenzi nuko ubu bukwe buzaba kandi bukaba neza, hakaboneka no kwambara ingofero, ibintu bikagenda neza. Twese tuvuge ngo amen. Amen, amen. Dushimiye Imana data wa twese. Nukuri ni mudatetereza abayisunze, ni intwari mu ntambara, ni ibibero bikikiye abera, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nukuri ni samba itarumba, ni igishyitsi cyo kwa Dawidi, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Dushimiye Imana data wa twese yabanye natwe muri ubwo buzima, ikabana natwe muri izo struggle zose twagiye tunyuramo. Dushimiye Imana yatwimanye, dushimiye Imana yaturengeye, dushimiye Imana yagiye uturwanaho ikaturenzaho twari tutakwiye kurenga. Abantu benshi bakatubwira ati ntimizagenda gutya, abantu benshi ati ntuzabaho. Abantu bavuga amagambo menshi ariko Imana yo yaje ivuga ijambo rimwe. Abantu bavuga amagambo bakandika bakuzuza ibitabo, ariko Imana yije ivuga ijambo rimwe, ivuga ijambo rimwe. Abantu bavuga amagambo menshi bakavuga ngo kwa runaka nta kiza cyaturukayo, bakavuga ngo kwa nyira runaka nta bukwe buzawe, ariko Imana iyo yakubwiye ikintu no kugikorera gikora, iyo yakubwiye ikintu no kugisohoza iragisohoza. Haleluya. Dushimiye Imana y'inyangamugayo, ni umukozi w'umuhanga, ni inzobere mu gukora, ni mudatetereza abayisunze. Ni Imana igigira uko ibigenza kandi bikemera. Muri ibyo yaravuze ngo sinzi uko ubikora, sinzi n'uko ubigenza, gusa icy'ingenzi nuko iyo uvuze biba, wategeka bigakomera. Dushimiye Imana y'inyangamugayo kandi dushimiye Imana yabanye natwe. Imana ibaha umugisha cyane.
amen amen. Rero urakoze mukozi w'Imana, ntekereza ko abantu bamaje kugusobanukirwa neza, mumaze gusobanukirwa rya ni mahoro uwamahoro Adelphina. Adelphina rero Imana iguha umugisha, ariko birashoboka ko umuntu ashobora kukubona akavuga ati ndifuza gusengana n'uyu muntu, ndifuza ko yangira inama. Ese umuntu yakubona gute? Mfite nimero 079 34 0 52 rero ndumva ufite ibintu byinshi by'Imana, niyo mpamvu nifuza ko uzagaruka ukaza ukaganirira abantu bakurikiye Icyumba TV ukababwira Imana. Birashoboka ko uzabikora? Birashoboka cyane, nabo barabizi yuko mbakunda. Okay, rero nimba hari umuntu ugize icyifuzo, ndifuza ko wamusengera dusoza mu izina rya Yesu. Ego. Kadusenge. Niba hari umuntu ugize icyifuzo cy'uko Imana yamuhindurira amateka, cy'uko Imana yamuremera ibishyashya, cy'uko Imana yamuhindurira izina, reka twubahe Imana dusenge. Katubanze turirimbe igitero kimwe cy'indirimbo ivuga ngo ahinzi tagaragara hakaba mukabwibwi, Yesu ati ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga ajarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro, ujye umuhanga ajarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Haleluya. Amen amen. Naho inzira itagaragara hakaba mukabwibwi, ubona inshuti ntazo, bavandimwe ntabo, mugabo mwashakanye adahari, mama wawe adahari, bo mukorana mu kazi badahari, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umuntu umutumbiriye ku manywa na nijoro. Haleluya. Ajya arinda umuntu umutumbiriye ku manywa na nijoro, ntago amurinda mu gitondo gusa ngo saa sita bireke, nta nubwo amurinda saa sita ngo nimugoroba byihorere, nta nubwo amurinda nimugoroba ngo nijoro abireke. Ajya arinda umuntu umutumbiriye ku manywa na nijoro. Dushimiye Imana Data wa twese, inyangamugayo ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusenge, duce bugufi imbere y'Imana maze dusenge. Nukuri Mana, mu izina rya Yesu, Imana inyangamugayo, Imana umukuru w'abatambyi, turagushimiye. Uri Imana twabonye, uri Imana y'inyangamugayo nyiribihe, turagushimiye. Uri Imana yacu twabonye, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Baganga bananiwe babuze ibisubizo, uri Imana itanga ibisubizo. Bana b'abantu bananiwe, uri Imana ikora. Muri ibyo yaravuze ngo na hanyuma ya zeru urakora. Mu izina rya Yesu turagushimiye. Uri Imana ivuga kandi uri Imana ikora. Turagushimiye. Uri inyangamugayo, haba mu byo uvuga ndetse no mu byo ukora. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze abantu bakurikiye Icyumba TV barushye baremerewe, nyemerera ubabere ibisubizo. Abagiye mu manzi ubabere umucamanza mwiza, babuze uburyo ubabere uburyo, babuze inzira ubabere inzira, babuze ibyo kurya ubaha ibyo kurya, babuze uko babigenza. Uri Imana itabura uko ibigenza, na hanyuma ya zeru irakora. Bana b'abantu bajya banzura ubuzima bakavuga ngo ibi n'ibi barabitegetse nibibe bikaba, ariko turi imbere y'Imana ivuga bikaba. Turimo dusenga, unyemerera umuntu wese udukurikiye, mugirire neza, muhe imbaraga, bari hafi n'abari kure. Namenye neza ko uri se w'imigisha, Imana ihindura ibihe. Urimbye yaravuze ngo erega sinakurekura. Mu izina rya Yesu ndasenze, uri Imana yacu bwite, turakubashye. Mu izina rya Yesu Kristo nyemerera buri muntu wese uri bwumva ubuhamya, kumva iki kiganiro, muhindurira amateka, sohoza ibyo wavuze ku buzima bwe,
umurindane n'ibyo byose, murindane n'imiryango ye, barwayi turabasengeye mu izina rya Yesu, utwemerere budahangarwa bwawe butuwe twebwe twese, urakoze nsabye nshimani mu izina ryawe Yesu, amen amen. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka ku Cyumba TV, navuga ngo kora subscribe kandi like, ukore share kandi unasangize inshuti zawe byinshi byiza bitunga ubugingo tuzadufata hano ku Cyumba TV. Turabakunda, tubifuriza ibyiza. Umutumirwa wacu reka tumushimire. Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta no kubigumamo neza, amena burundu. Murakoze.